Mwiriwe neza turabasuhuza kandi tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza. Ni Peter Claver Rurangwa. Ikiganiro cyacu kiba kibanda kuri filozofiya, teolojiya n'ubumenyi bwa muntu muri rusange. Uyu munsi rero tugiye gusoma ikiganiro cyacu, turahera ku murongo wa Bibiliya uri mu Gifaransa. Ndabona Bibiliya iri mu Gifaransa, yo mfite Yeremiya 8:15. Ariko ndabibutsa yuko abantu banditse Bibiliya ntabwo bandikaga muri iyi mirongo no muri izi chapters. Nta nubwo bayandikaga bari bazi ko Bibiliya izabaho. Byari ibindi bitabo, ariko nyuma nibwo haje gushyirwamo aya mashapitire, gushyirwamo ibindi, sibyo? Noneho igitabo cya Yeremiya umurongo wa 8, igice cya 8 umurongo wa 15 haragira hati, ndabona igitabo mfite Bibiliya nitwa Tradition du Monde Nouveau 8:15 haragira ngo hati, where is it? On espérait la paix, mais rien de bon n'est venu. Un tas de guérison, mais voici l'épouvante. On espérait la paix. Twifuzaga amahoro, cyangwa nifuzaga amahoro. Twifuzaga amahoro, mais rien de bon. Urumva kintu? On espérait la paix, mais rien de bon n'est venu. Un tas de guérison, mais voici l'épouvante. Igihe cyo kwiyuburura, la guérison, cyo gukira wenda ibikomere, mais voici l'épouvante. Iki nkigiriye nyuma y'iminsi myinshi twumva abahanuzi bavuga ku bukwe bwa Vestine, ariko bunaba na nyuma bumaze kuba bakabuvugaho byinshi. Nk'umuhanuzi Zakayo niwe ntindaho ibyo yabivugaga, n'ubu ngo baracyabivuga. Okay, twasobanuye kandi ubuhanuzi icyo ari cyo. Wenda muri iyi minsi nabwo tuzongera dukore video nshya y'ubuhanuzi, ariko tubabwira yuko ubuhanuzi atari ababeshyi, abavuga ukuri. Biba ari Imana irimo kuvuga, itabwira abo hanze yayo, ahubwo ari nayo yibwira ubwayo. Kuko twabonye ko hakorerwa muri dimension, ntabwo ari dimension, habaho dimension imwe yonyine. Biba byose bavuga ngo dimension ya mbere, dimension y'iki kereka wenda muri mathematics, ariko dimension tuvuga ari imwe bitewe nuko monde ari infini. Noneho Imana rero haba harimo communication. Tuzongera bisobanura neza ukuntu umuntu ashobora kugira urwego noneho rwa gatatu rwa connaissance. Ya mbere ni imagination, noneho ya kabiri ni scientific knowledge na logics, noneho ya gatatu ni intuition rero niho hakorerwa ubuhanuzi. Noneho umuhanuzi akaba yashyiramo imagination, agatangira kubeshya, agatangira kugira gute ariko si ngombwa ko abeshya. Ariko n'uvuga ukuri ntabwo aba yabibwiwe n'Imana yo mu ijuru. Ibyo bintu twabivuzeho. Okay, tugiye kuvuga rero ko tugiye kuganira ku iki kiganiro nyuma y'ubwo tuvuze ku bahanuzi bavuze ko ubwo bukwe, twumva noneho nuko bwagenze, twarabibonye. Noneho tubona nanone n'ibyagiye biba nyuma bikiri akavuyo abantu baganiraho. Twe tuba duprofise rero kugira ngo atari kugira ngo tuvuge ku muntu no ku bikomere bye n'ibindi byamuremerera, kuko umuntu wese agira ibikomere bye, agira bimugoye muri societe. Ariko byibuza turashaka gukura isomo tugendeye kuri filozofi ya Spinoza, turebe ku birimo kuba kuri Vestine, cyane cyane birimo kumuvugaho. Noneho turebe n'ibyo Spinoza ashobora kuvuga ku mukristo uwo ari we wese, kuko icyangombwa ku mukristo n'undi muntu uri mu idini haba hariho cyo bita schema psychique. Ni nkaho hari iforomo l'amour, ibitekerezo bye biba birimo bitarenga, hari ukuntu biba biri structured. Ni ukuvuga ndi hano mu isi, ndi mu ntambara, fashe igihe mu ntambara, nk'uko byanditse mu gitabo cya Yobu. Iyo turi hano mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Nyuma y'intambara hakaba guhabwa imidari. Iyo midari rero ikaba izatangirwa mu ijuru. Umuntu wese
iyo ari muri iyi si aba akeka yuko cyane cyane wizera mu idini aba azi ko ari mu ntambara. Imidari yabona cyangwa ibihano yabona bikaba bijyanye n'uko yitwaye. Turatinda cyane ku iletre ntabwo tuzi authenticité yayo neza, ariko yaba yaranzwe na Vestine avuga ati today I am living the life that I have not chosen. Urumva, ndimo gutekereza, ndimo kubaho ubuzima ntahisemo. I've been used, narakoreshejwe. Next time I will not be duped by men. I will not be used by men. Ubwo turimo gusa nkaho duparaphrase uko ntabwo text tuyifite, ariko icyumvikana nuko mu mutima w'uwo muntu haba harimo amagambo agira ati ndimo kubaho ubuzima ntishimiye, ndimo kubaho ubuzima ntakwiye, ubutaha ntabwo nzongera gukoreshwa n'abagabo, ntabwo ndi buvuge kuri relationship yabo cyangwa ubuzima buri private. Mushatse kubireba mwajya kwa Bosco Empire, mwajya kwa Chita, mwajya kwa Empire, abo hose baba bareba ibintu nk'ibyo. Twe turi gusa n'akaregera yabivuze uwo mwana. Twebwe tuba tureba d'ordre psychologique, d'ordre philosophique, tukavuga ko kiriya kintu ni ikintu abantu benshi babamo, ni ikintu abantu benshi babamo. Urabona tubona na societe hano yari yakibayemo, ho Yeremiya arimo kuvuga ngo on espérait la paix. Twatekerezaga ko tugiye kubona amahoro, mais rien de bon n'est venu. Ariko nta kantu keza kigeze katugeraho. Un tas de guérison, mais voici l'épouvante. Igihe cyo gukira no gukirizwamo, ariko voici l'épouvante. Être épouvanté ni igihe wahura n'ibyago bikomeye cyane ugatangira gusuhuza umutima. Hano ni Jeremie 15. Ariko noneho twigarukiye muri filozofi ya Spinoza. Muri filozofi ya Spinoza twabonye yuko kandi dukomeza kubona yuko Imana ari isoko. Imana ari isoko. Iyo tufashe isoko muri rusange, niba uyizi isoko wenda iri hagati y'imigezi, y'imisozi, isoko y'amazi, ukavoma amazi ukayatahana mu rugo, aba asa nkaho atandukanye n'ayo wasize hariya, kuko harimo akantu ka distance uvuyeho, harimo na recipient iyafashe container. Ariko iyo turimo kuvuga Imana ni isoko, Imana ni isoko, ntabwo twumva ko Imana iri ku ruhande yatuvubuye cyangwa ifite ibintu yavubuye ikaba yaritandukanyije nabyo. Nkuko mu kino gitabo cya Yeremiya kibivuga, ntabwo dushatse gutinda kuri Bibiliya, ariko ndumva Yeremiya 2:13 hano bavuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri baranyimuye, bifukurira andi masoko. Ntabwo aricyo dushatse kuvuga, ntabwo aricyo kintu dushatse kuvuga. Spinoza avuga yuko Imana itigeze itandukana. En fait avuga yuko la création et le créateur, niba twabivuga gutyo, urumva umuremyi n'ibiremwa bidatandukanye. Ubwo ni nkakuyeho ijambo kuremwa, ntabiriho, urumva ntabiriho, urumva habaho nature gusa ihora yihinduranya, ibintu bihinduka ni le mode, ibihinduka ni le mode, ariko nka totalite iguma ari imwe. Urumva totalite iguma ari imwe, mode yo nishobora guhinduka. Dusa nkaho twagiye dukoresha amaterme menshi, umuntu tubonye bwa mbere bishobora kumugora, ariko abasanzwe batuzi bino babyumva neza. None iyo urebye mu buzima umunsi ku munsi, Spinoza yabaye hate, baramukiye mu rusengero rwabo rw'Abayahudi akiri umwana afite imyaka 23, yarimo kuzuza 24, noneho bamaze kumuca birakomera cyane. Ariko mbere yaho babanje kumugira gutaki, urumva arakiri umusore, bamupropoza kwigisha muri kaminuza, arabyanga. Abantu bakajya bamuzanira amafaranga menshi kugira ngo ahindukire ajye mu rusengero rwabo, akabyanga, wakerekana yuko Imana itaba mu ijuru, ahubwo Imana ari kamere yacu.
atungwa n'ubuzima busanzwe rero yigirira ate atunganya ibirahure bivamo microscope na telescope mu gihugu cy'Ubuholandi, niko abenshi bari bamuzi. hanyuma akandika ibitabo ethics mba nkifite ariko ndumva hari ahandi nakijyanye muri etude. Good. Ariko hafi y'igihe cyose tuzahura nzajya mbereka kino gitabo L'homme qui a tué Dieu. Ni ukuvuga b'abakristo rero turimo kuganiraho, natwe twabaye muri izo nzira, twibwiraga yuko Imana iri mu ijuru idufitiye umugambi, twahura n'ibyago tukabishakamo isomo rifuditse, aho oriye d'assumer assumer ni kwakira ibintu ukakira na responsabilité. Spinoza aratubwira ati iyo ibyago byakubayeho, iyo kubabara kwakubayeho, ugomba kumenya responsabilité yawe, ukamenya uti responsabilité yanjye aha, hari n'ibyaturutse ku bandi, kandi n'ibyo bita responsabilité yanjye hari ibintu ntashoboraga gukontorora at that time. Uko nitwaye byajyanye n'ubumenyi nari mfite, uko byitwaye byajyanye n'ubushobozi nari mfite. Urumva ntabwo muri esprit ya Spinoza ntabwo nagombye kwicira imanza bitewe n'uko nitwaye kera, bitewe n'uko ntabwo byari mu bushobozi bwanjye bwose kwitwara ukundi. Afite hari ikintu kijya kiba mu bantu bataramenya filozofi ya Spinoza, kuko filozofi ya Spinoza ni physics en fait. Ni physics yerekana monde, universe nka hari ikintu kimwe kiyobowe n'amategeko ari éternel, none amategeko wowe udashobora guhindura. Urumva udashobora guhindura. Umukristo waba yibwira ati Imana nzemera kibaho ari uko ngiye hejuru y'amazi, ari uko ndambuye umuntu h'ibiganza gusa agakira. Ibyo nabyo simbihakanye, birashoboka kuba yakira, ariko ni kese nke cyane, kandi kiba kimukije nanone si Imana iba mu ijuru, ahubwo ni fonctionnement y'ibiri mu isi bya physics. None umuntu w'umukristo we cyangwa umunyedini azabona ibyo bintu bimubaho, niba ari ikintu kimubabaje atangire yicira imanza, azi ko cyangwa avuga ati ibintu byashoboraga kugenda ukundi. Tugeze muri causalité na nécessité. Ibintu byashoboraga kugenda ukundi, ibintu byashoboraga kugenda ukundi. Tuvuge ushobora kuba ugiye nko gutemberera abantu wenda utajyanye na gahunda nziza cyane zishimwa n'urusengero rwawe cyangwa na sosiyete, urumva ukaba wakora accident y'imodoka ukavunika nk'ukuguru cyangwa ukuboko. Umunyedini aravuga ati buriya wenda Imana yashatse kumpana. Iyo nguma mu rugo sinagombye kuba navunitse, iyo mpita njya mu rusengero mu mwanya wo kujya muri iriya minsi mikuru sinagombye kuba nagize accident. Kandi wenda mu nzira ujya ku rusengero wari bugire na accident irenzeho. Nicyo ashatse kukubwira, nicyo Spinoza akubwira. Mu yandi magambo, ibyabaye nibyo byagombaga kuba gusa bishoboka. Ahubwo arakubwira ati étudions scientifiquement les causes qui ont conduit à la situation quelconque. Urumva, let us study scientifically, logically, causes that led to this situation, to this particular situation. Urumva, mfite ibimbabaje mu mutima, ariko simvuga nti byagombye kuba byarabaye kundi. Ahubwo ugomba kumenya uti ese impamvu zagiye zisunikira biriya bintu kuba ni izihe. Nanone ukamenya muri izo mpamvu harimo ce que tu pouvais contrôler et ce que tu ne pouvais pas contrôler. Ntabwo ushobora gukontorora uko abantu bakwitwaraho, ntabwo ugomba gukontorora, ntabwo ushobora gukontorora uko abantu biyumva kuri wowe.
ariko wowe ushobora gukontorora uko wiyumva. Mu yandi magambo, ibyo byose bishobora kukugiraho ingaruka wowe udakontorora ntabwo bigomba kugutesha amahoro. Tugiye noneho kuganira ku kintu cyo bita hope, espérance. Mwabonye ijambo twavuze ngo nous espérions la paix mais rien no bon n'est arrivé, n'est venu. Ngo twizeraga amahoro ariko nta kiza na kimwe kigeze kitugeraho. Un tas de guérison mais voici l'épouvante. Urumva hari n'ikintu cya hope. Buri gihe abantu bose bajya mu nsengero bazi ko ubuzima bufite ibyiringiro ariko ubuzima bwiza. Spinoza yaratubwiraga ati twere kubaho ubuzima bufite ibyiringiro. Abantu bakakeka ko Spinoza ari umuntu uhora ubabaye. Ari umuntu uhora ubabaye, ariko rwose ikintu cy'ubuzima bufite ibyiringiro ni ikintu kibi cyane. Reka dutekereze gake nk'abantu bavuga yuko ijuru ribaho, ko bazajya mu ijuru cyangwa abantu baba mu ijuru. Ese buriya abantu baba mu ijuru cyangwa baba bari mu ijuru muri paradizo, abo bantu hari ibyiringiro bagira? Ese Imana yo ubwayo muvuga ko iba mu ijuru yabigira ubuzima bufite ibyiringiro? Yaba hari ikintu yiringiye? Kuri ibyo bibazo byombi nahita nkufasha gusubiza, nkasubiza mvuga yuko Imana nta buzima bufite ibyiringiro yabigira. Nabo bantu bo mu ijuru nta buzima bufite ibyiringiro baba bagira. Urumva nta kindi baba biteze kiza kurushaho. Urumva Spinoza we agusunikira kugira ngo ubeho ubuzima bwa experience. Nkuko Stoicien babivugaga, uka-experiment ubuzima ukanabwigiraho ikintu. Ushobora kubwigiraho ukavuga uti koko nkuko uriya mwana yabivuze ati ikindi gihe nzafata andi mahitamo, nta n'undi uzagira gute uzongera kunkoresha, nta wundi mugabo uzongera kunkoresha. Ariko ntabwo yakontorora ikiba mu mitima y'abagabo. Mu yandi magambo, ubu tugiye gusoza, ariko dusoje tubabwira yuko abantu benshi bumva ko ubuzima bwabo ibyababayeho bikabababaza ari amakosa baba barakoze gusa yabiteye, cyangwa abantu babahemukiye aho babibeshya. Ahantu baba bibeshya. Ukuri baba bafite nuko koko izo ni pati ya koze, ariko tubaho muri shene kozari. Shene kozari ni ukuvuga koze ziba ari nyinshi zituma ibintu bikugeraho, kandi byinshi ntabwo bimetiriza. Iyo urimo kwishyiraho icyaha rero, kwishyiraho impamvu cyangwa kuzishyira ku muntu umwe gusa, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Dusoje rero tubibutsa yuko ubuzima umuntu uko yumva Imana bigira impact nini cyane, kuko yumva abandi bantu, kuko yiyumva ubwe, kuko urugero twafashe ni urw'abantu bizerera mu madini ya kirokore cyangwa ya gikristo. Abo bose baba bumva ko hari ikindi gihe bizagenda neza, Imana ibibutse. Ariko nk'uko twasomye muri Yeremiya yavuze ati nous espérions la paix mais voici l'épouvante. Twizeraga amahoro, twizeraga kugubwa neza, ariko dore igiteye ubwoba cyatugezeho. Filozofi ya Spinoza rero ni filozofi de la joie, atari uko ku ruhande rwawe ibintu byagenze neza, ahubwo ari uko witega ibintu bike. Atari ukwitega ngo ushobora kuzagubwa nabi. No. Ahubwo ibyo witega ku bantu, ibyo witega ku isi bikaba ari bike, kuko atari byo bizana amahoro muri wowe. Amahoro aba mu kwitahura no gutahura Imana. Murakoze.